Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibyiza ukurikirana isi TV Rwanda umunsi ku wundi. Yegusuza kandi ukwifuriza ibyiza nitwa Clement Ndayisenga. Nimero ugezeho inkuru igezweho muri aka kanya ivuga ko umunyamakuru Rigani Rugaju mu biganiro mu mucyo Anta Ishimwe Rikari ndetse n'umufana akaba n'umuvugizi w'abafana ba APR Mugisha Frank ariko wamenyekanye nka Jangwani bafunguwe by'agateganyo n'urukiko rwa gisirikare kuri uyu 26 Kanama 2025 ku isaha y'isa 6:52 inteko y'abacamanza ba gisirikare igizwe na 4 yageze mu rukiko ibanza kwisegura kubwo gutinda bitewe nuko umwanzuro wari gusomwa ku isaha y'isa 4 mu gitondo. Imbaga y'abantu benshi yakubise ari ku rukiko rwa gisirikare ku isaha y'isa 4 n'abantu bari bamaze kuhagera, ariko urumva ko urubanza rwaje gukererwaho amasaha ageze ekura hafi 3. Perezida w'inteko y'abacamanza yasomye amazina y'abakurikiranywe muri iyi dosiye uko ari 28 bose barahaguruka bigira imbere, noneho abamenyesha ibyaha bakurikiranyweho. Abo ngabo barimo ibyo habere bakurikiranyweho rero birimo guha inyandiko utayemerewe cyangwa se guha inyandiko utemerewe kuyihabwa, inyandiko mpimbano, cyaha cya Kapiteni Mutoni Penina ahuriyeho na Kapiteni Murungi Penina. Nako kandi hari n'icyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, icyaha cyo kuba umufatanyabikorwa cyangwa se umufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, mu bufatanyacyaha kandi mu gutanga nyandiko mpimbano. Ibyo ni ibyaha byose bakurikiranyweho. Abasivile n'abakozi ba RCS bo bakurikiranyweho ibyaha byo kuba icyitso mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Imiterere y'urubanza rero icyo ushobora kuba wayimenyaho nuko Kapiteni Mutoni Penina yakoraga muri G1 akaba ari we ufite inshingano zo gushakira abasirikare ibyangombwa byo kujya mu butumwa bw'akazi n'amatike y'indege. Ni mu gihe kandi bitandukanye mu bihe bitandukanye yagiye yakira amafaranga anyujijwe kuri nimero ya telefone ubwo ni Momo ye andakanyuzwa kuri konte ye yo muri Zigama CSS ni ya banki ya gisirikare ariko ikoreshwa n'izindi nzego z'umutekano z'u Rwanda, andi akajya yakira mu ntoki. Abasivile rero barimo Karisa Georgine yavuze ko yahaga amafaranga Kapiteni Mutoni Penina yo kugura itike z'abafana, yamugaragarije message ariko hari nayo yamuhaga musanze muri Minadefu kuri ofisi ye akayamuha mu ntoki. Ni mu gihe kandi Major Vincent Murigande yari ashinzwe ishami rishinzwe ingendo muri G1. Kapiteni Penina Mutoni yagaragaje inzitizi zirimo ko afite impamvu zikomeye. Ibiganiro mucyo Anta yireguye avuga ko atagiye nk'umufana wa APR ahubwo we yishyuriye amatike agenda nk'umunyamakuru. Mu gihe kandi abafana ba APR bari muri rubanza bireguye bahuriza ku kuba barabonye ubutumwa ku rubuga rw'abayobozi ba APR FC bahuriyeho n'abafana bwari ubutumwa bubamenyesha ko hari imyanya yo kujya gufana APR FC mu Misiri no muri Tanzania, bose biyishyuriye amatike ndetse na visa n'amafaranga yaborohereza mu rugendo, ariko amafaranga yose yo gukora ibyo ngibyo bakaba barayohereje Kapiteni Mutoni Penina. Ishimwe Rikari n'umunyamakuru yahakanye ibyo aregwa, yashatse abaterankunga bamugurira itike y'amadolari 800 yo kujya kureba umukino wa APR mu Misiri. Yamenye ko abayobozi ba APR bamufasha kubona visa niko kuyibasanga. Mu gihe kandi Ndayishimiye Rugaju Rigani yahakanye ibyo aregwa. Muri Tanzania yagiye nk'umunyamakuru wa RBA, mu gihe mu Misiri yahaye amafaranga Karisa Georgine ngo amufashe nkuko yari yaramufashije muri Tanzania. Mu Misiri rero yagiye nk'umufana wa APR ariko agezeyo yatangaje amakuru ku Banyarwanda. Urukiko rero rumaze kumva ubwiregure bw'aba bose uko bakurikiranywe ari 28,
muri 28 cyo nakwibutsa nuko harimo abasivili, abasirikare ndetse n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora. Abashinzwe igorora barimo umuvugizi w'uru rwego ruhawe inshingano mu minsi mike ishize ko mu kwezi gushize kwa karindwi, akaba kandi izi nshingano yari yongeye kuzisubiramo kuko yari yarazihozemo ajya kwiga. Akaba ari Hilary Sengabo CSP Hilary Sengabo ndetse na mugenzi we CSP Olive Mukantabana. Akabamo kandi abasirikare batatu barimo Kapiteni Mutoni Penina, Kapiteni Umurungi Penina ndetse na Majoro Murigande Vincent. Uko rero urukiko rubibona, Majoro Vincent Murigande arakekwaho icyaha cyo kuba icyitso mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, mu gihe kandi Kapiteni Mutoni Penina akekwaho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Akekwaho kandi ufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, mu gihe kandi Kalisa Georgine nta mpamvu zo gukekwaho ufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ndayishimiye Rigani Ishimwe Rikari, Biganiro Mucyo Anta na Mugisha Frank n'abakozi ba RCS abarimo CSP Sengabo Hilary ndetse na CSP Mukantabana Olive. Urukiko narwo rwasanze nta mpamvu bakekwaho ibyaha bakurikiranywe kuko ntabwo bari bazi ko ayo matike ari kugurwa n'abakozi ba Minadef. Urukiko kandi rwemeje ko nta mpamvu zikomeye zatuma CSP Sengabo Hilary na CSP Olive Mukantabana, Kalisa Georgine, Ndayishimiye Rigani Rugaju, Mugisha Frank wamenyekanye nka Jangwani, Biganiro Mucyo Anta, Ishimwe Rikari na bagenzi babo barimo abandi batandukanye bagiye bagaragara muri iyo dosiye kuko n'abasivili bose hamwe 23 n'abandi bafana nyine bari bafunganywe by'agateganyo. Abo ngabo bose ko nta mpamvu zikomeye zituma bakurikiranwa abafunzwe, bityo ko bagomba kuba barikuwe by'agateganyo bagakurikiranwa abari hanze. Mu cyumba cy'iburanisha ituze ryabuze, abantu bavuza akamo k'ibyishimo kubera umwanzuro w'urukiko. Abantu benshi bayifuzaga yuko riwo wafatwa n'ubundi kuko ntabwo bumvaga impamvu n'ubundi bano banyamakuru ndetse n'abano bafana bakomeza gukurikiranwa mu nkiko za gisirikare, kandi baragiye bishyura amafaranga bakagaragaza ni uko bishyuye nabo bishyuye, ariko amafaranga ntakoreshwe ibyo yagombaga gukorwa, ibyo yagombaga gukora. Hakibazwa rero impamvu aribo bakomeza gukurikiranwa kandi ibo baraguza amatike batari bazi yuko ari ikuva kuri konti z'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Gusa ubwo ngubwo no gutegereza niba ubushinjacyaha bwa gisirikare buzajurira kino cyemezo cyo kuba bafungurwa by'agateganyo, ibyo kuba bafungwa by'agateganyo, ariko ngo no gutegereza. Ariko mu gihe batarajurira ubwo ngubwo barabafunguwe bakomeze kuba bakurikiranwa abada afunze. Ariko nanone urabona yuko ibingibi biraca amarenga yuko n'ubundi ibyo bari bakurikiranyweho n'ubundi bisa nkaho bigaragara ko nta ruhare babigizemo, kuko icyaha kigirwa n'ibintu bitatu, harimo element morale, element materiel ndetse na element legale. Ugiye gusobanura ibyo byose no kubisesengura rero wasanga nta ruhare muri rusange bagize mu gukora ibi ibyaha. Ubwo ngubwo rero muri rusange nibagaruke bakomeze gukora imirimo yabo muri rusange, ubwo RDF nayo izakora akazi kayo ko gukomeza gukurikirana abangaba koko bigaragara ko bakoze ibyo byaha, ndetse n'abandi baba barabigizemo uruhare bose bakazagenda bamenyekana. Rero aba bafunguwe ko ari 20 bafunguye bano 20 bavuga ko bafunguye, bavuga ko ari 25 kuko nibo bari abasivile ndetse n'abakozi ba RCS. Ubwo basigayemo nabo ngabo batatu bagomba gukomeza gukurikiranwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF kuri ibyo byaha twavuze haruguru bakomeje kuba bakurikiranwaho. Ni nako kandi mu cyumweru gishize abandi bantu 9 bakurikiranywe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abacuruzi hano mu mujyi wa Kigali barangajwe imbere witwa Rutikanga Eric wabahuzaga n'ubundi na abasirikare muri RDF barimo Liyetona Kubwimana Angelique wahabwaga rero amafaranga na Rutikanga Eric yavanye mu bacuruzi bagenzi be. Abandi bacuruzi be bagenzi be barindwi nawe wa 8 bakaba rero nabo baragiye mu bihe bitandukanye Gwanju mu gihugu cy'Ubushinwa kurangura, ariko amatike babaga bayaguriwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF akava kuri konti
konte zabo za RDF kandi bo bamaze kwishyurira amafaranga yabo. Twabigarutseho n'ubundi mu biganiro byagiye bitambuka hano, abo ngabo rero bari bakurikiranyweho n'ubundi nabo ibyaha bifitanye isano n'ibi ngibi byaba abanyamakuru n'aba bafana byo gukoresha umutungo wa leta cyutagenewe impapuro mpimbano n'ibindi, ariko abo ngabo rero bo bakaba barakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo ngubwo no gutegereza bakareba ko bazajurira. Rutikanga we yabataye ku mugozi kuko yarabwiye ati nimwitaba muzavuge ko mutigize mwishyura aya mafaranga. Ubushinjacyaha bwa gisirikare arabwiye ati namutarishyuye noneho nimwishyure, barongera barishyura. Rero kuba bagaragaza ko bishyuye inshuro ebyiri, inshuro ya mbere bishyuraga Rutikanga, inshuro ya kabiri bishyura bashyira amafaranga kuri konti y'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ubwo ngubwo urumva ko aho ngaho hari byinshi nazagenda bisobanuka mu rukiko, kubera ko buriya mu rukiko cyugomba kumenya ntabwo hatsinda ukuri, hatsinda ibimenyetso. Ubwo ngubwo rero abo bacuruzi bo biganjemo abagore, kuko muri abo bacuruzi harimo abagabo 2 gusa n'abagore batandatu. Abagore 6, harimo kandi abafite abana bato amezi 2, amezi 7, umwaka, basabaga ko bakurikiranwa badafunze kugira ngo bite ku bana babo no ku miryango yabo. Ariko igisirikare cy'u Rwanda, ubwo n'urukiko rwa gisirikare, rutera utwatsi ibyifuzo byabo, urubuti aho mufungiye n'ubundi murakomeza kuba muri kumwe n'abo bana, kubera ko umwana utarageza ku myaka 3 ashobora kuba yafunganwa n'umubyeyi, ariko urengeje imyaka 3 ashobora kuba yajya hanze mu buzima busanzwe akajya mu muryango akomokamo. Ese kuba abanyamakuru n'abafana ba APR bafunguwe ubyakiriye gute? Niki bisize ku butabera bw'u Rwanda? Kubera yuko nanone niba ubushinjacyaha bubonye ko nta mpamvu zikomeye zituma bakurikiranwa bafunze, niki ubundi cyari gikomeye muri rusange ubundi cyatumye iyi minsi yose bari bamazemo yenda kugera ku kwezi bayimara muri gereza bafunze, aho bari bafunzwe n'ubundi n'ubutabera bwa gisirikare? Ku itegeko rivuga ko mu sivili ukoranye icyaha n'umusirikare akurikiranwa mu nkiko za gisirikare, ariko dore ubu bari bambaye n'umwambaro urangwa imfungwa za gisirikare, ni wa mwambaro w'icyatsi. Ubwo ngubwo hano rero hagombye ko iperereza ryagombye kujya rikorwa neza koko, umuntu akaba yafungwa koko mu gihe bigaragara ko hari impamvu zikomeye zishobora gutuma koko bigaragara ko yakoze icyo cyaha kandi akagikurikiranwaho, ndetse aho bishoboka akaba yakurikiranwa adafunze nk'uko ihame ariko ibyemeza rivuga ko umuntu ashobora kuba yakurikiranwa adafunze, niryo hame. Ariko mu Rwanda haravuga ko rimwe na rimwe biba bicuramye, ahubwo ugize amahirwe ushobora kuba wakurikiranwa udafunze, abenshi bakaba bakurikiranwa bafunze. Ndagushimiye cyane aho ukurikira amakuru n'ibiganiro NSTV Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi. Nyine nitwa Clement Ndayisenga, nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.